pe wenda ntabwo nifuza ko ibintu byambayeho byaba kuri mugenzi wanjye. Nimba uri umukobwa ukaba ugiye kureba kino kiganiro ubizi ko utakoze segisi pe, iyo wakoze segisi ntabwo wakirinda ngo ubishobore icyo ari cyo cyose n'ubundi ubyisangamo. Ariko wowe mukobwa uzi ko nyine utaratakaza ubusuki bwawe, ni ukuri nakugira inama yo kubugumiraho cyane. Ifata urwana urugamba wa mukobwa we, ku buryo umugabo azagushaka azavuga ati nyine azasanga nyine agaseke kagipfundikiye. Ntabwo wafata umuntu w'imyaka 23, 24 ngo umugeranye n'umwana wa 14, 12 gutyo 13. Uri kumva icyo kintu? Rero ubwo ngubwo uwo mukobwa w'imyaka 23 wewe yabikora biza azi n'ingaruka avuga ati n'icyaba cyose nzakirengera. Ariko wa mwana w'imyaka 11, 12 nibwo nyine abakiri umwangavu nta bintu byinshi abazi. Hari igihe anashukwa bakamushukisha nyine amafaranga n'utundi tuntu dushuka abana, usanga arabyemeye bikarangira bamuteye inda nta kintu nyine abiziho pe, atazi biva niyo bijya. Noneho ugiye kuvuga ngo impamvu biba kenshi nuko aba ari abana bafatiranye n'abantu bakuru. Aba ari abana bafatiranye. Uri kumva njye nawe nk'ubu ngiye uko ngana ntabwo waza ngo mfatirane gutyo ngo uraje ngo uwo munsi ubwa mbere kuranshutse ngo turaryamanye reka. Ariko umwana w'imyaka 12 uramubwira ati ndakugura agatelefoni keza, ndaguha amafaranga 5, nyine akamushukisha utuntu tw'abana, kandi urabizi abana nyine bikarangira umwana yisanze yabyemeye. None se muho kandi akenshi bakabatera n'ubwo ati nukora iki ndakwica. Rero iyo akiri umwana agira ubwoba akaba atanabivuga. Kandi uzarebe muri iki gihe tugezemo, abantu bari gutwara inda abenshi n'abana, ni abangavu ku myaka 11 guhera 12 kugeza kuri 16, 18 gutyo. Rero uri kumva abenshi iyo wumvise n'amateka yabo n'inkuru yabo bavuga ko batewe ubwoba bakabwirwa ko bazicwa. Ariko umuntu w'imyaka 25 ntabwo amufata ku ngufu kumubwira ngo uramutera ubwoba ngo uramwica, ntabwo bibaho, ntabwo byashoboka. Rero nyine ni muri ubwo buryo biba biri kugenda biba ibintu byinshi biri kuba ku bana bakiri batonya, nyine bakiri munsi y'imyaka 18 gutyo. None se muho Karame, urabona ibyo bintu byose ingaruka nyinshi ziza ku mukobwa. None uruhari rwo kugira ngo abe yakirinda rushobora kugirwa nawe cyangwa bombi bagomba kurugira? bombi bagomba kubigira kandi bakanaganira ku kintu bakabyumvikanaho. None se kuki bamwe bavuga ngo iyo ukundanye n'umuntu byanyabyo, nawe urambwa nimba ari kubyumva, nta segisi bikenewe. Abandi bakavuga ngo mudakoze segisi se ngo ubwo yaba gukunda gute? Nyine ni iki kigaragaza ko yaba gukunda? Kigaragaza ko none ndibaza nkawe wenda iyo ukundanye n'umukobwa ukamuga ati segisi, nyine ndi kuvuga urugero, iyo umuhungu akundanye n'umukobwa akamuga ati ngwino turyamane akabyanga, umuhungu ahita amukatira. Ese ntago yaba ariyo mpamvu ituma abakobwa babikora kubera gutinya kuba bakatirwa n'abo bakundana? Ese wowe urabona nimba ukundana n'umuntu byanyabyo kuba mwakora segisi mutarabana cyaba ari ikintu gikenewe, cyangwa umuntu ugukunda byanyabyo ntago ibyo bintu mwabikora? Wenda biterwa n'uburyo mubanye, n'uburyo umuntu mwakundanye mumeze. Rero wenda abantu batabikora ntabwo mbizi, gusa wenda ngiye kuvuga ku ruhande rwanjye ko mbyumva pe. Ukora segisi wenda abantu nyine nanjye ntabwo nashobora iki kibazo, ndakumva gikomeye kirananiye. Ubwo rero urumva nimba kikunaniye nawe ntabyo uzi, sibyo? Ibiki ntabyo uzi mande gukora nyine
ntabwo nabishobora, biragoye. Mbajije ikibazo gikomeye. Reka rero icyo kibazo reka tube tukiretse. Noneho ngaho gira nk'inama abakobwa bagenzi bawe, ariko nawe wigira inama. Nese ubwo ngubwo icya mbere ntabwo nagira inama abakobwa, umuntu yakoze segisi ngo ntimukakore segisi, kandi nabyo biri mu bituma umuntu yishima. Ubwo tuvuge yuko uri kuboreka, nawe ndi kuboreka ngo mbashuke, nyine ibyo ngibyo nabibwira batarabikora ngo babe bitonze, ababikoze nabo bakomerezaho. guys, mutubwire muri comment, mutubwire rwose Muhoza ibyo abavuga nimba ari ukuri. Nge rwose ndabona nta nama bari kugira urubyiruko, ngaho nawe nyine wowe yirirwa basaza. Nahise mu karame. wowe ukundana n'umuhungu bwa mbere wakoze segisi Umuhungu wa mbere gutya nyine ubu ngubu warayikoze? Umuhungu wa mbere mwakoze segisi, ni igiki cyatumye nyine ni igiki cyagushituye kigatuma muyikora? Ese niwe watumye muyikora cyangwa niwe? Ni iyihe mpamvu nyamukuru yabaye hagati yatuma mukora segisi? Kuko urabizi, kuko urabizi gukora segisi k'umukobwa bwa mbere biragora. Ni igiki cyagushituye cyatumye ukora segisi ndetse gituma nyine wiyumvamo icyo? Ni urukundo rwishi? Nyine ni igiki nyamukuru? yewe ikintu cyatumye nkora segisi pe, bwa mbere umuhungu ndiye wenda uwo nyine numvaga bwa mbere nge nari mfite amatsiko, bitewe n'abo nagendanaga nabo nyine bambwiraga ukuntu ari byiza, ukuntu biryoha, ukuntu nyine nta kintu ku isi wabigereranya nacyo. Noneho nyine n'ubundi ngewe n'ubundi nabikoze numvaga mfite amatsiko, ariko nubwo umuhungu ari we yabinsabye nanjye nkabyemera, nari mfite n'amatsiko kugira ngo numve uko bimera. Cyo cyatumye nkora segisi. Ese wumvishe bimeze ute? Ubwa mbere nyine narababaye, numvaga nta n'ikintu numvise. Numvaga ko ntazanongera, bitazongera no kuba nyine. None byarongeye? Byarongeye ubwa kabiri nabwo numva nabwo numva birabishye, nabwo numva nta kintu numva, ujyanye nagendaga waza numva ndapfuye. N'ubwa gatatu wenda nk'ubwa kane nibwo natangiye kugira icyo numva kabisa. So guys, reka dusoze ikiganiro. Ndumva Muhoza nta byinshi afite byo kutubwira, kuko ntago umuntu umeze gutya ntago yakugira inama ngo zibe izanyaze. None se kankubwira, ahubwo reka mbaze mubaza akabazo mbaze nyine mbaze ngira inama urubyiruko pe, wenda ntago nifuza ko ibintu byambayeho byaba kuri mugenzi wanjye. Nimba uri umukobwa ukaba ugiye kureba kino kiganiro ubizi ko utakoze segisi pe, iyo wakoze segisi ntago wakirinda ngo ubishobore icyo ari cyo cyose n'ubundi ubyisangamo. Ariko wowe mukobwa uzi ko utaratakaza ubusuki bwawe, ni ukuri nakugira inama yo kubukomeraho cyane. Ifaturwa n'urugamba wa mukobwa we, ku buryo umugabo azagushaka azavuga ati nyine azasanga nyine agaseke kagipfundikiye. Nanjye wenda kuba byarabaye ntago nyine ko nabikoze n'umuntu nkunda ntago mbyicuza, gusa inama nakugira nuko wakirinda kuzageza igihe uzashakira, kandi byose nubifatanya no gusenga Imana izagufasha ubice. None se Muho, uratubwiye ati ngo ntabwo ubyicuza kuba warabikoranye n'umuntu ukunda. Ese kuva wabikora nta ngaruka namba wari wahura nazo? Se kuba warabikoze ni igiki wungukiyemo nyamukuru? Ni igiki cyagushimishije muri byo? Ni igiki wungukiyemo? Ni igiki wahombeyemo? Icyo nahombeyemo ni uko natakaje ubusugi bwanjye, narabona umugabo. Ikindi nungukiyemo nyine byatumye menya ko mfite nyine ndi muzima ntatwaye, urukumva. None uri kugira inama abantu kugira bipime? Oya, ntabwo ndi kubagira inama, ngende kuvuga ibyanjye, ndi kuvuga uruhande rwanjye. Ikindi cya kabiri nyine iyo uri kubikorana n'umuntu ukunda,
umwishimiye mwiyumvanamo nyine uba wumva nta kindi kintu wabigeranya nacyo pe, biba biryoshye bya danje iyo n'umuntu ukunda. none se kuva wavuka ukundanye n'abahungu bangahe? 2. Mwabikoze na bangahe?